minja zirimo zirarira mu matwi yanjye, ariko ngo igihe kirageze nzibagabize zijya zirara zibabuza amahoro, zirare zirira mu matwi yabo. Ngo maze nanjye nibaza banganyira ngo babuza amahoro n'ibitotsi, aho kugira ngo mbakize ayo majwi nzajya nyakuba kabiri, ubabwire ngo bafate umwanzuro muzima, bareke kwica amanywa na nijoro. Nkomeje kwitegereza mbona afashe inkoni arayiramba, ahereye kuri uwo muntu wari uyoboye igiterane, aramukubise, amukubita umugenda, aramwirukasa. Arangije ngiye kubona mbona mu kwirukanka kwiwe yikuyemo ipantaro yari yambaye, mbona yikuyemo ingofero arajugunye, mbona akuyemo amasogisi n'inkweto, aragenda yirukira mu mwobo. Mbona wa muntu afashe umufuniko araje apfundikira wa mwobo. Batuye isi muri rusange cyangwa se abanyarwanda, ngiye kubona mbona imvura irakubye iraguye ari nyinshi cyane. Mbona abantu bari mu modoka, iyo mvura iratoboye irabanyagiye. Mbona bari mu mazu ageretse, iyo mvura iratoboye ibagezeho. Mbona abantu bari mu hahandi hatamenwa, za nzu zitamenwa tujya dutinya, tugatinya n'abazisohotsemo, mbona iyo mvura ibasanzemo. Nditegereza ngira ubwoba bwinshi cyane, kuko nabonaga n'ugerageje kwitwikira umutaka ngo ahunge iyo mvura ajye ahatari imvura. Nabonaga umuyaga uje ukawusambura, yarangiza ikamunyagira. Numva ijwi rambwira ngo genda ubwire abashumba ngo mbese ko Imana yabahaye kuyobora intama, mukaba musigaye intama muzisambanya, ese nyiri murimo kaje, uwabahaye umurimo kwaje azabahembera izo ntama mwirwa mutera inda mukanihakana abo bana? Mwango genda ubwire abahanuzi birirwa bahanura ibinyoma, abandi bakizuza imyuka bakavuga ngo ni umwuka wera, bagahanura ibinyoma, ngo ubabwire ngo inkoni yangira baziye, ngo kandi nzabakubita, ngo ntabwo nzabababarira. Batuye isi muri rusange cyangwa se abanyarwanda, ngiye kubona mbona imvura irakubye iraguye ari nyinshi cyane. Mbona abantu bari mu modoka, iyo mvura iratoboye irabanyagiye. Mbona bari mu mazu ageretse, iyo mvura iratoboye ibagezeho. Mbona abantu bari mu hahandi hatamenwa, za nzu zitamenwa tujya dutinya, tugatinya n'abazisohotsemo, mbona iyo mvura ibasanzemo. Nditegereza ngira ubwoba bwinshi cyane, kuko nabonaga n'ugerageje kwitwikira umutaka ngo ahunge iyo mvura ajye ahatari imvura. Nabonaga umuyaga uje ukawusambura, yarangiza ikamunyagira. Numva ijwi reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Hanyuma uyu munsi wa none twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, nkuko bamwe babinsabye bakambwira bati uyu muntu mwongere mu muhamagare atubwire Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho cyane. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Nyemerera wongere kandi usuhuza abakunzi bacu, kuko ni ubwa kabiri tukwakiriye kuri iyi sheni yacu y'Imana Irahari TV. Hari abantu benshi batarakumenya, niyo mpamvu ngira ngo ubibwire. Murakoze cyane kuma ikaze kuri sheni. Imana ibaha umugisha. Nitwa Shimiyimana Regisi, ndi umugabo w'umugore umwe. Imana yatugiriye neza iduha urubyaro, dufite umwana w'umuhungu. Imana ibaha umugisha. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Burya wanamugana icyambere ni no gushima ko Imana yarabahaye urubyaro. Ni byiza kandi ni iby'igikundiro. Nizere ko ujya usengera n'umuntu akashobora kubyaranye cyane. Ni kimwe mu nshingano
Imana yaduhaye. Hari abantu bakomeje kumbwira ko wagiye ubasengera, ntungurwa n'ukuntu nakwakiriye kuri kamera zanjye. Ubundi abenshi baraza bakivuga ibigwi, nge nkora ibi, nge nkora ibi, nge nkora ibi, nkibaza ngo imbaraga uzikura he zo kubasha guceceka ibintu nk'ibyo ngibyo biremereye, biterwa n'iki? Ubundi ngewe umuntu mumenyeho namushyize kuri kamera abantu bari kumpamagara hirya no hino. Yego murakoze cyane. Ntabwo nta muntu ukora ibitangaza, nta muntu ufite ubwo bubasha, ahubwo ibitangaza bikorwa n'Imana ikabikorera mu muntu ubana nayo. Rero iyo dusenze tukagira ukwizera, wamufasha Yesu yadusezeranyije nuzaga akaba muri twebwe iyo twamwemereye, none akadukuramo ibitangaza. Abitiranya rero ibitangaza Imana ikora n'ibyo abana b'abantu bakora, niho bahera ko bakavuga ngo bakoze ibitangaza, ariko si umuntu ukora ibitangaza, ahubwo Imana ikorera ibitangaza mu muntu ubana nayo. Imana ikorera ibitangaza mu muntu ubana nayo. Bisobanuye ngo uyu munsi wa none bari abantu baza bakavuga ngo dukora ibitangaza, bakajya ku maradiyo, bakajya ku mateleviziyo, bakamamaza, bakavuga ibintu byinshi. Buriya se bari Imana koko cyangwa abari kugira babonereho no gutuburira abantu? Abeshi baba bashaka kwihimbaza, niko jye mbifata. Yego. Kandi iyo hajemo kwihimbaza, burya icyubahiro cy'Imana nticyaboneka. Kandi mpamya ntashidikanya ko iyo utangiye kwishyira hejuru uvuga ko ukora ibitangaza, nicyo gihe cyo kugira ngo Imana igucecekeshe kugira ngo icyubahiro cyayo kigaragare. Urakoze cyane. Ntabwo turi buze gutinda rero, nuko tuje kandi nuko twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, harya witwa Nshimiyimana Alex. Nanjye ntabwo namufata mu mutwe, no kumbabarira. Alex, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Murakoze cyane. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, ushoboye byose, nta cyakunaniye, nta n'icyarogoye umugambi wawe. Turagushimye kuko waduhaye igitondo cy'umugisha, turagushimye kuko nta nkongi yigeze ibaho tuvuka, aho twashakiye n'aho turi uyu munsi wa none no kuri studio. Icyubahiro ni icyawe Mana. Waduhaye impagarike, uduhaza uburame, kuko hari abo twavukanye bapfuye ahabo hatakibukwa, ndetse waraturinze. Hari benshi babyuka ari bazima, bagera mu mihanda bakakora impanuka ahabo hakarangira. Hari benshi b'abakozi b'Imana ndetse twigiye ku birenge byabo baguye uyu munsi wa none ahabo hatakibukwa. Twebwe rero ntacyo dufite, nta n'ubwiza dufite, si nuko tugukiranukira cyane, ahubwo ni urukundo rwakomeza kutubungabungisha. Icyubahiro ni cyawe. Mbere ya byose rero duciye bugufi ya Mwami Imana, kugira ngo wirengagize ibicumuro byacu, utubabarire ibyaha twagukoreye, wirengagize Mwami Imana amagambo avuye mu kanwa kacu mabi, ahubwo imbabazi zawe zidutindeho. Unyemerere cyane, ntihaba ari twebwe, ahubwo izina ryo rihabwe icyubahiro. Icyubahiro cy'umwana w'umuntu kibure, ahubwo icyo kiboneke. Ubushake bwanjye bubure, ubwawe buboneke. Reka uruke kwesha icyubahiro, izina ryo rihabwe icyubahiro Mwami Imana. Ngaho itamurure, wigaragaze gahunda zose, muri gahunda zose zigiye kubera aha hantu, ugaragare nk'Imana uhereye mu itangira ukageza mu isubika ry'iki kiganiro. Ugaragare nk'Imana, kandi Mwami Imana wadusezeranyije umufasha ari we Mwuka Wera. Yirukire kuduhangaho kugira ngo tubashe kuvuga tuvugishwa nawe. Yirukire kuduhangaho kugira ngo ibikorwa byose tubikoreshwe na Mwuka Wera. Unyemerere aba ari wowe, ntaba ari twebwe, izina ryo rihabwe icubahiro. Wigeze wabivuga neza bavuga ngo ijuru n'intebe wicayeho, isi n'ibikandagizo by'ibirenge byawe. Ubaza abantu ngo mbese n'inzu ki muzanyubakira? Nyemerera rero umwanya nk'uyu nguyu tuje kubaka imitima yasenyutse, tubicishije mu kiganiro, kuko tubiherebwa uburenganzira n'ijambo ryawe. Nyemerera Uwiteka Imana aba ari wowe wururukira hano hantu, amagambo
mvuga ntaba ari jyewe ahubwo izina ryo rihabwa icubahiro. Urukire kuvugira muri jyewe, ukore imirimo n'ibitangaza muri jyewe, ubushake bwawe bukore kuko uri Imana. Abari kure n'abari hafi uri Imana ihagera. Ngaho itamuriwe wigaragaze, nibitangira amahoro bigasubikwa mu yandi turagushima. Urakoze kuko byumvishe mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, nibitangira amahoro bigasubikwa mu yandi turashima Imana. Bisobanuye ngo ntabwo biri busozwe, ahubwo ni ukugenda dusubika, ejo tukongera tugacumbukura. Imana amahoro ikugirire neza. Ntabwo rero turi buze gutinda, ahubwo reka tukwakire utugezeho message Imana yaguhaye kugeza ku bantu badukurikiye. Murakoze cyane. Uraza kumfasha gusoma. Yego. Ko njya ngira ikibazo cy'amaso. Uyu munsi wa none ubutumwa tugiye kumva buherereye mu gitabo cya Yeremiya ibice 15. Turahera ku murongo wa 15. Yego. Turaza gusubikira ku murongo wa 21. Yego. Mutwe w'amagambo waho uravuga ngo Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Urakoze cyane, reka dukomereze noneho tubafashe gusoma kugira ngo tubashe kwihuta. Yego. Nk'uko wari ubisabye. Imana isezeranira Yeremiya kumurinda. Ubwo Yeremiya ni nge, Yeremiya ni wowe, Yeremiya n'undi muntu dukurikiye. Yeremiya ari mu Rwanda, Yeremiya ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mutega amatwi mwumve. Umurongo wa 15. Ayi Uwiteka, ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure. Umporere abandenganya, kubwo kwihangana kwawe ntunkureho. Umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Yego. Aha Yeremiya yari yagiranye ubusabane n'Imana, ayigiriraho umugisha. Imana irangije imusezeranya ko izamurinda. Arangije aravuga kubw'ibikomeye yari afite byinshi. Aravuga ngo ayi Uwiteka, ni wowe ubizi. Yango nkubwire wowe duteze amatwi, ibibazo byawe ntabwo umwana w'umuntu yabasha kubimenya, n'uwabimenya nta kintu yabikoraho. Ahubwo Imana niyo izi ibibazo byawe, niyo izi uburwayi bwawe, niyo izi intambara uhura nazo, niyo izi ibibazo unyuramo, niyo izi dodani uhura nazo mu buzima bwa buri munsi. Imana irangije, Yeremiya arakomeza avuga ngo unyibuke kandi unsure, unkorere abandenganya, kubwo kwihangana kwawe ntunkureho. Yesu nashimwe. Amen. Imana Yeremiya arangije abwira Imana ngo unyibuke. Abantu benshi, abakristo cyangwa se abanyarwanda cyangwa se nawe uduteze amatwi uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, benshi naratangaye, abantu bakunze kwibuka abantu babagiriye nabi, ariko ababagiriye neza bakabibagirwa. Ariko Yeremiya we ageze muri iki gihe, arangije aravuga ngo Uwiteka unyibuke. Ageze mu bihe nk'ibyo urimo, wowe ubwo uri wenda ushobora kuba uri kugambirira kujya kwibukwa n'abapfumu, ushobora kuba uri guhirimbanira ko wakibukwa n'imiryango ikomeye. Yeremiya arangije yibuka ko hejuru y'imbaraga zose n'abami hari Imana ishoboye byose, yibuka umuntu ikagira n'icyo ikora mu gihe arimo. Arangije abwira Imana ngo ayi Uwiteka unyibuke. Amen. Nawe ndagusaba ngo uyu munsi wa none ubwire Imana ikwibuke, kuko ni kwibuka iragira icyo ikora mu kibazo uri mu uyu munsi wa none, iragira icyo ikora ku burwayi ufite. Ni kwibuka iribuka nabo wagiriye neza, ni kwibuka iribuka n'ubwitange wagiye ugira. Ntabwo irakwibuka ngo irekere aho ngaho intambara uhora urwana nazo za buri munsi. Komeza. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Imana Nyiringabo. Urakoze cyane. Yeremiya arangije arakomeza agirana ubusabane n'Imana, kuko
cyari igihe cyo gusezeranwa kurindwa kwe. yego rangije aravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya. abantu benshi bakunda kumva ijambo ry'Imana ariko bakarisiga aho baryumviye. ndagira ngo nkwinginge wowe uduteze amatwi ahangaha, aya magambo ntabe ayaca mu gutwi ngo ahinguke mu kundi, ahubwo akubera impamba y'urugendo mu buzima bwa buri munsi uhora unyuramo nubwo uzanyuramo. Imana ishimwe cyane. amen. aravuga ngo amagambo yawe ndayumva, maze kuyumva ndayarya, ngo ndayamira. Yesu nashimwe. amen. ngo ndayarya maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima. iyo wumvishe ijambo ry'Imana ukagomeza uryumva uryuza akanya ku kandi, riragenda rigasenya inzika yari iri muri wowe, rikakuzanira ibyishimo, rigakurura umunezero. watambuka mu cyumva ukumva uranezerewe, wagera mu bantu bw'abandi baba batera seneri babuka inabi n'umushiha, bakibuka ko ari Imana yababahaye, bakabasubizanya umwuka w'ubugwaneza, bagashimishwa nuko Imana yabahaye abana. Sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye ku bw'amaboko yawe, kuko wanyujujemo uburakari. kuki mporana umubabaro? uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira. mbese koko uzambera isoko ishukana cyangwa nk'amazi akama? Urakoze cyane. aha Yeremiya arangije avuga amagambo akomeye, kandi koko nibyo. birashoboka ko nawe uduteze amatwi uyu munsi wa none, bitewe n'ibibazo ufite, bitewe n'uburwayi urwaye, bitewe n'imbaraga ziri kukurwanya, bitewe n'igihe uri kunyuramo, birashoboka ko nawe waba uri kuvuga ngo waba uri mu mwanya wumva udashaka kwicarana n'abantu bishimye cyangwa banezerewe, bitewe n'ibyo bigutugaritse umutima. ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyiringiro y'uko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka. Yobu ibice 14 uhereye ku murongo wa 7. arangije nawe aterura aya magambo, aravuga ngo sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima. nawe birashuka ko yari ari mu gihe cy'umubabaro, yari afite uburwayi se cyangwa yari arwaje nk'uko uyu munsi wa none nawe ushobora kuba wicaye muri ubu buzima. ariko ndagira ngo nkutangarize ngo Yesu, uyu mwami watangarije Yeremiya ko azamurinda, yemera ko ugera mu byago no mu makuba, ariko akakurindiramo ntibikuhitane cyangwa ngo bikwice. gira ihumure, wiringire ko Imana ishoboye byose. wiringire yuko iyakuye Yeremiya muri ibi bihe ikazi ikamwomora umutima, nawe yakomora. Imana ishimwe cyane. amen. birashoboka ko waba uri gusutsa umutima, ariko ndagira ngo nkukomeze nkubwire ko hejuru y'imbaraga ziri kukurwanya, hejuru y'ibiri kuguhiga, hejuru y'intambara uri guhura nazo, hari Imana ishoboye byose, hari Imana igira neza. tuza umutima, wiringira Imana. umuririmbyi yize umwuka aririmba ngo uwiringira Imana ntajya abura amahoro menshi adashira. rero nawe ndagusaba kandi ndagushishikariza ngo wiringire Imana, ntacyo uzayiburana mwene data. amina. nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura, kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. bazakugarukira ariko ntuzabagarukire, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome ibe igihome gikingiye abo bantu. nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore, niko Uwiteka avuga. nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. mwakire neza ijambo ry'Imana.
urakoze cyane, ndagusaba unsomere uyu murongo wa 18. yego. Usome witonze tugendane. Kuki mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira, mbese koko uzambera isoko ishukana cyangwa nk'amazi akama? Aha byango nkubwiye ngo Yeremiya nawe yari ari muri iki gihe Imana imusezeranya kwizamurinda, ariko agira gushidikanya bitewe n'ibihe yanyuragamo. Arangije abaza Imana ati mbese ati kuki mporana umubabaro? Birashoboka ko yaranamutse agira ibyiringiro bike, aravuga ngo ese koko agira amakenga, ese koko iyi Imana iri kunsezeranya ko izandinda kandi mporana umubabaro, nta byishimo, inzara ari yose, nambara ubusa, bantuka bamvuga, umuryango mvukamo waranyanze, ese koko izandinda? Arayibaza ngo kuki mporana umubabaro niba koko uzandinda? Yesu nashimwe. Amen. Birashuka ko ne wabyibaza, kuki uhorana umubabaro? Umva impamvu. Yarakomeje aravuga ngo uruguma rwanjye rutavunika rukaba rwanze gukira. Sasa nyamukuru ituma uvunika, icyambere ntufite kwiyakira, kabiri ntabwo wizeye Imana nyakuri, ufite gushidikanya. Hari aho ugera ugahura na Batobe na Basani Bahati, nawe ugacika intege, bakaguca intege mu rugendo, nawe ukizera amagambo y'ibinyoma ava mu kanwa kabo, warangiza ukanamuka. Ariko ndajya nkubwire ngo Imana igusezeranya kukurinda, izakurinda wariye, ikurinda utanariye, izakurinda wambaye, ikurinda utanambaye, izabana nawe mu byago cyangwa mu makuba, wishimye izabana nawe cyangwa ubabaye. Wicika intege, ahubwo wowe ibaze niki gitumye uyu munsi wa none utari kwizera uburinzi bw'Imana. Icyambere reba, ese ni bangahe mwavukanye uyu munsi wa none batakiriho? Kuba ukiriho ni igishoro cy'uko ejo hawe ari heza. Kabiri, kuba ukiriho ni ikimenyetso cy'uko Imana ikurinda. Hari ikikurindiye, wetera intambwe uhirimbanire kumenya umugambi w'Imana n'uwuhe. Wishaka ko Imana isohoza ibiri mu mugambi wawe, wishaka ko Imana isohoza uburinzi bwawe, ahubwo wowe hirimbanira kumenya umugambi w'Imana n'uwuhe. Numara kuhishurirwa, nimara kuguhishurira, utera intambwe winjiremo, utitaye kubakuvuga, utitaye kubakumwaza, utitaye kubakugambanira, utitaye kubakurwanya, ahubwo utera intambwe umaramaze. Uri kwizera Imana mu kanya gato, mukandi ukizera imiti y'abapfumu. Uri kwizera Imana mu kanya gato, mukandi ukizera imiti y'abahanura b'inyoma ngo barasenga bakanatanga imiti. Ariko mu ijuru hari Imana ikizi idasabye ikiguzi. Mu ijuru hari Imana ikora nta gishyigikira kindi cyo ku ruhande. Mu ijuru hari Imana ikoresha itegeko kandi igasohoza. Ijambo rirambwira ngo muri Yohana ibice 15 murongo waho wa 5 ngo ni igihe giti cy'umuzabibu ukuri, mwebwe muri amashami, nimuba muri jewe amagambo yanjye akaba muri mwebwe, ngo nibwo muzabasha kwera imbuto zikwiriye. Ukomeje ruguru gato ngo nimusaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni gute uzasaba Imana ikakwima kandi ubana nayo nyakuri? Ikibazo ufite ni kimwe, urizera Imana mu kanya gato, mukandi ukizera imiti y'abana b'abantu. Urizera Imana mu kanya gato, mukandi ukizera imbaraga zabo muvukana. Urizera Imana mu kanya gato, wagera mu rugo ugashidikanya. Ariko ndagushishikariza ngo wizere Imana umaramaze, kandi wongereho kwera imbuto. Inshuti muvandimwe, ndagira ngo nkumenyeshe ko iyi Mana
ntabwo igice ibiguzi iyo igiye kurinda umuntu ushingiye ko nawe ukivuka hari imbaraga zagiye zikurwanya ugaca mu burwayi ntupfe, hari abageramo bagapfa ndetse n'ayo marozi bakayakohereza amahembe ariko ntaguhitane, hari abo bayohereza bugaca babashingura, benshi mugenda mubabona. Ntabwo wagakwiriye kwizera Imana ngo nugera mu rugo uyitakarize icyizere. Ntabwo wagakwiriye kwizera Imana wariye ngo nubona umunsi umwe waburaye uyitakariza icyizere. Ntabwo wagakwiriye kwizera Imana yo kugura ikositimu ngo nubona imyenda yagucikiyeho uyitakariza icyizere. Izera Imana nta hantu itakura umuntu, nta naho itamugeza. Dufite ibihamya byinshi bitwereka gukomera kw'Imana. Njyewe ubwanjye uri kukubwira gutya, uri kureba ahangaha kuri iyi kamera, Yesu amvuye amavunja ejo bundi, mperutse kumubona narwaye amavunja aba amavunja, ariko umunsi wa none iyo ndebye ko iyo mpinduke nkareba hahoze amavunja ukuntu Yesu yasize amavuta ikirenge kikaba kiyaga, nshima Imana. Inzara zari zaranobotsemo bitewe no guhiga ubuzima bwo guhora nigaragura, ariko Yesu angezeho ahindura ubuzima. Mfite ibyo nshingiro mwizera. Igihe cyarageze urupfu ruransatira ndetse abashingura bategura aho bari bushyira umurambo, ariko mu mutima wanjye nari muzima kubera ko n'imyuka mibi bari banyoheje, nk'uko nawe munsi wa none bashobora kuba barayikohereje, ariko ugatakariza Imana icyizere. Uwo munsi ndabyibuka umunsi bari bunshingureho, nibwo nateye intambwe nemera Yesu mu mutima, nubwo ngo nunyiza numva ko ujya ukiza, nunyiza ntibashingwe numva nzagukorera. Nkibivuga Yesu yaramagurukije abari baje gushingura, bafatwa n'ibyishimo. Nawe uyu munsi wa none Imana ishobora kugutunguza igitangaza, ibyishimo bikaza. Imana ishobora kugushakira ubuhamya butuma umutima wawe utunga amahoro n'umunezero. Tuzi umutima wizera Imana ntizagukoza isoni. Wasoma ahangaha ku murongo waho wa 19, noneho tukihuta kuko ndabona ndi gukomeza kuzamuka cyane, ntaza kurenga umurongo. Hari n'abandi ahari wenda muri buze kwakira. Reka turebe umurongo wa 19 narumbwiye ngo nsubiramo. Yego, haravuze ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, umva ukuntu Imana iri kuvugana nawe wowe uduteze amatwi. Yego, ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Uretse gatoya, Imana ivuganye nawe, ivuganye nanjye. Yego, icya iti nugaruka nzakugarura. Mbere yuko ikugarura uri hehe? Uherereye hehe? Uri mu bapfumu? Uri mu barozi? Uri mu magambo? Gumamo. Uri mu macakubiri? Gumamo. Ese uri mu buryarya? Gumamo. Uri mu kurya ibyawe ukarya n'iby'abandi? Gumamo. Uri mu bujura? Ni hehe uherereye mbere yuko Imana ikugarura? Jambo riratubwiye ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa. umva uko Imana ivuganye nawe. Mbere yuko ikugarura, tekereza aho uri, nurangiza ufate umwanzuro, ufate icyemezo gikwiriye, ugaruke, wemere kugarukira Imana nayo ikwigarurire. Vuganye nawe ngo nugaruka nzakugarura, izakwigarurira ube aho ishaka, ngo izakwigarurira. Ntabwo izakugarura gutyo gusa, izakugarurana n'umugisha yagusezeranyije, izakugarurana n'isezerano ryawe, izakugarurana no kugukiza, izakugarurana no kukuvura, izakugarurana no kuguha urubyaro. Ntabwo izakangwa nuko umaze imyaka 10 cyangwa 5 simbizi, ntabwo izakangwa nuko umaze mu ikodi igihe kinini, ntabwo izakangwa nuko umaranye uburwayi igihe ntazi. Ahubwo wowe emera ugaruke, uve mu rungabangabo, uve mu ruzerero, ureke kuvanga gusenga no gupfumaguza,
ureke kuvanga gusenga no gusambana, ureke kuvanga gusenga no kwiba, ureke kuvanga gusenga no kugambana. Wemerere ubushake bw'Imana bukoreke kuri wowe, nayo ikugarurane n'amasezerano yagusezeranyije. Imva ukuntu ivuze ngo nugaruka ugakura ibigaba mu bishimwa, ngo akanwa kawe ngo akanwa kawe yego uzaba nk'akanwa kanjye, izagufata wowe ubwawe iguhindure nk'akanwa kayo. bakuzakugarukira ariko ntuzabagarukira. Umva uwo mugisha izakugarurana nawo, izakugarura umere nk'akanwa kayo. Bivuze ngo uzavuga noneho ugira agaciro mu byo wavuze, noneho uzagira agaciro aho uvuka, uzagira agaciro aho washatse, uzagira agaciro aho uri. Imana izaguhesha agaciro. Ariko irongeye iravuze ngo bazakugarukira, ntabwo uzabagarukira. Kuki uri kwirukanka ku bantu? Wita igihe ku bantu, ahubwo sengera igitangaza. Igitangaza n'igiturika abantu bazizana. Imana iguha umugisha niba wumviye, Imana iguha umugisha niba wumvishe, niba ufashe icyemezo kizima cyo kugarukira Imana, niba ufashe icyemezo kizima cyo kuva mu rungabangabo no mu ruzerero ukagaruka aho Imana igushaka. Imana iguha umugisha kandi igushyigikire. Imana ikwishimire kandi nukuri ikumvire gusenga, kuko inamye neza yuko yumva gusenga ko udafite shinge na rugero. Imana ikumvire gusenga uyu munsi niba ugeze kumvira no kugarukira Imana nk'uko ijambo ribitubwiye. Tugana ku musozo, reka dusome umurongo wa 21. Wamfasha? Reka dusome. Nzakurokora, ivuganye nawe ngo izakurokora, nkuvane mu maboko y'abanyabyaha. Izagukura mu maboko y'abanyabyaha, bamwe birwa bakugenza, bamwe birwa bagushakisha, bamwe bifuza ko utatera intambwe ijya mbere, bamwe bifuza ko utagira ibyishimo, bamwe bifuza ko utagira amahoro cyangwa umunezero. Ngo izakugarura igukure mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Kandi ivuganye nawe ngo izagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Nukuri hari ahantu umuntu ajya agera bikamusaba ko akuramo inkweto bitewe nuko ahabonye. Nanjye nigeze nahagera ahantu hamwe binsaba ko nkuramo inkweto nkazisiga hanze. Rero birashoboka ko hari abantu waba ureba bite n'inzego barimo ukabagirira ubwoba. Hari ahantu utagera iyo uri mu gihe urimo. Rero wikemerera Satani ngo akigukotororeremo, ahubwo emerera Imana uyigarukire yo, kubera yo nuba mu mugambi wayo izakorera muri wowe. Nirangiza abo ngabo bateye ubwoba, abo ngabo bakomeye, iguhuze nabo, igusiga amavuta y'igikundiro, ibagukundishe mbere yuko batambuka bajya kuvuga ngo tambuka muntu w'Imana, tambuka mukozi w'Imana. Imana izaguhesha agaciro. Gira kwigarukira, ugire kumvira, Imana izakugira neza. Urakoze cyane we wumvishije iri jambo ugiye gutera intambwe yo gushyira mu bikorwa kumvira Imana, ukayigarukira, ukava mu rungabangabo no mu ruzerero, ukayemera ubushake bwawe bukakuyobora. Imana iguha umugisha wowe uteye intambwe, wowe ufashe umwanzuro muzima wo kuva mu bapfumu, wowe ufashe umwanzuro muzima wo kuva mu miterekero. Urakoze wowe, Imana iguha umugisha wowe ufashe gutera intambwe yo kuva mu banyamagambo, ukemera kwe ijambo ry'Imana riba muri wowe, nawe ukaba muri ryo nk'uko Yohana 15 yabitubwiye. Imana iguha umugisha muvandimwe. Dusoza reka dusome Yobu 13 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ubundi dusenga Imana. Yobu 13 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose. Imana iravuze ngo dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose. Ugutwi kwanjye kwarabyumvise. Ndetse ntabwo ari amaso yonyine, n'ugutwi n'amatwi yayo yarabyumvise irabimenya.
ibyo muzi nanjye ndabizi. ibyo uzi ubona yuko bitashoboka Imana irabizi nta nubwo irusha kubimenya. Umubabaro wawe Imana irawuzi. Niko Imana ivuze, iravuze ngo dore ijisho ryanjye ngo ryabonye ibyo byose, ngo ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntimundusha. Imana ishimwe. Amen. Iravuze ngo amaso yayo yarabibonye. Imana ishimwe ubwo yabonye umubabaro wawe. Imana ishimwe ubwo yabonye uburwayi bwawe. Imana ishimwe ubwo yabonye ideni ufite. Imana ishimwe ubwo yabonye ubukode ko bukurembeje. Imana ishimwe ko yabonye ko bicara bakuvuga. Imana ishimwe ubwo yabibonye ifite n'ikiri bukuru uyu munsi wa none. Imana ihabwe icubahiro, ndetse ngo n'amatwi yarabyumvishe nta nubwo irusha kubimenya. Ihutire kumva icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Ihutire kuba mu mugambi w'Imana, ubundi nayo isoze icyo yakuvuzeho. Ubundi Imana ikore bitangaze babandi bicaga bagukwena. Imana ihabwe icubahiro. Urakoze nshuti muvandimwe, we wumvishije ijambo ry'Imana ukabufashe n'umwanzuro n'icyemezo kizima cyo kuva mu rungabangabo no mu ruzerero, ukemera ko Imana ikuyobora, ugatura mu mugambi wayo, ugakorera mu bushake bwayo. Imana iguha umugisha. Amen. Twihuse cyane, hari yerekwa mperutse kugera mu minsi ishize, nabatangarizaho kuko abantu benshi bari mu rungabangabo, bari mu ruzerero, ndetse bararushe, baranaremerewe. Turimo dusoza, reka nkunoshereho gatoya wenda ningiririrwa umugisha ku Mana wo kongera kugaruka wenda nkaha nzabivugaho birambuye. Mperutse kuryama ubwo hari nijoro, maze gusenga ndaryama ndasinzira nkuko nawe usinzira, ariko nza kumva numva ninjiye mu bindi bitotsi bidasanzwe, numva mfashwe n'undi mucyo udasanzwe, numva simbasha no kwinyeganyeza, numva ijwi rimbwira ngo gira gutuza maze wumve, urebe kandi wumve. Ubwo Imana yampagara ino jambo ngo ndivuge, ndibwira abantu batuye isi muri rusange cyangwa se abanyarwanda. Ngiye kubona mbona imvura irakubye, iraguye ari nyinshi cyane. Mbona abantu bari mu modoka, iyo mvura iratoboye irabanyagiye. Mbona bari mu mazu ageretse, iyo mvura iratoboye ibagezeho. Mbona abantu bari mu hahandi hatamenwa, za nzu zitamenwa tujya dutinya, tugatinya n'abazisohotsemo, mbona iyo mvura ibasanzemo. Nditegereza ngira ubwoba bwinshi cyane, kuko nabonaga n'ugerageje kwitwikira umutaka ngo ahunge iyo mvura ajye ahatari imvura. Nabonaga umuyaga uje ukawusambura, yarangiza ikamunyagira. Numva ijwi rimbwira ngo gira gutuza kandi ugire kumva. Ubwo numva ituze riraje muri jyewe, numva ijwi rimbwira ngo abantu benshi barasinziriye ngo kandi baragohetse. Benshi bavuga ko bankorera, ariko barimo barakorera imana zindi zitari jyewe. Numva iryo jwi rinteye ubwoba, ndashituka. Shidutse numva zirongeye, numva rya jwi riragarutse ngo gira gutuza nkwereke kuko icyo nshaka kukwereka utari wakibona. Ndaguma ndatuza, ngiye kubona mbona umugabo wambaye imyenda yera afashe inkoni nini cyane, aza ahantu nabonaga ameze nk'ari igiterane. Mbona yegereye ku muntu wari uyoboye icyo giterane, arangije aramubaza ngo mbese aba bantu urimo urakoresha igiterane urabazi kandi urabasobanukiwe? Wari uyoboye igiterane aramusubiza ngo aba bantu bamwe ndabazi, ariko harimo n'abantu ntazi.
mbona afashe umunyafu yari afite ku ruhande arawumukubita avuga ngo ni iki gitumye utabaza. Rangije kumukubita avuga ngo dore ngiye kubakubita iyi nkoni ngo kandi nimara kuyibakubita nta muntu uri buve muri iki gitanda adakubiswe bitewe nuko mwebwe mwari mukiyoboye mwabuze kubabera amaso kubera iki giterane maso. Nkomeje kwitegereza mbona afashe inkoni arayiramba ahereye kuri uwo muntu wari uyoboye igiterane aramukubise amukubita umugenda aramwirukasa. Arangije ngiye kubona mbona mu kwirukanka kwiwe yikuyemo ipantaro yari yambaye, mbona yikuyemo ingofero arajugunye, mbona akuyemo amasogisi n'inkweto aragenda yirukira mu mwobo. Mbona wa muntu afashe umupfuniko araje apfundikira wa mwobo sinzi ahantu yawukuye. Ndangije ngira amatsiko ndabaza ni ese uriya muntu ko mbonye umukubita kandi nkaba mbona yirukase agakuramo imyambaro akajya mu mwobo bigenze biti, agiye hehe, niki kimuteye kuyikuramo? Ryajwi riragaruka rirambwira ngo uriya muntu ubonye n'abandi wakomeje kubona nkubita n'abantu bakoze ku byashinganywe, ngo bariya abantu bahamagawe ari bazima, bahamagarirwa kuyobora abandi, bahamagarirwa kubwiriza ubutumwa, bahamagarirwa guhanurira amahanga. Ariko maze kubaha impamba mu rugendo, Imana imaze kubaha impamba mu rugendo baribagirwa, ngo batangira kujya bahamagara abantu ngo bagiye kubasengera, kumbi bakabasambanya. Batangira kubwira abantu ngo bagiye kubasengera ngo banabaha imiti ngo babyare, ariko bakajya kwikura mu bapfumu barasayisha. Ngo none igihe kirageze rero kugira ngo mbirukane bave mu murimo wanjye, kandi uwo ndakubita nkanamwirukana nta handi arajya usibye muri Gihonomo. Hari umuriro umutegereje muri uriya mwobo wabonye yirukankiyemo. Bamwe bakuyemo inkweto zavugaga bari barambitswe zo kuvuga ubutumwa, bajya gukwirakwiza ibinyoma n'ibihuha. Abandi biyambuye ingofero z'agakiza bajya kuvuga ubutumwa budaturutse ku Mana, ahubwo bategetswe kuvuga. Bakababwira ibibwiriza baraza gusohora, bakababwira ubutumwa bari buze kubwiriza, ariko nta mwuka w'Imana uri muri bo. Benshi numva ambwira ngo benshi uzagenda ubabona ngo ndetse n'ubu ndi kuvugana nawe ejo mu gitondo uzahura nabo. Bidatinze kuko byaje kubaho, sibyo ngambiriye kuvuga ahangaha, ndavuga message Imana yampaye muri iryo yerekwa. Ndakomeza njyana nawe ikiganiro, rangije arambwira ngo bake muri benshi nibo basigaranye ubutumwa, ngo kandi bake muri benshi nibo basigaranye ubuhanuzi. Arakomeza avuga ngo bake muri benshi mu bashumba ngo nibo basigaranye inkoni y'ubushumba, ariko benshi bamaze kuyinyagwa. Ngo genda umbwirire abashumba, ubwire abavuga butumwa, ubwire abahanuzi, ubwire abakristo ubu butumwa. Ubabwire ngo wowe ukirimo umwuka Imana yagushizemo ku buntu, wisayisha ngo uwugurishe. Niba Imana yaguha umwuka w'ubuhanuzi, igihe kikagera hanura. Wisaba ibiguzi ngo ujye kuvuga ubutumwa, wica ibiciro, kuko nawe Imana igwa nta biciro yaguhaye. Ahubwo Imana niba ukifitiyeho umugisha, nayo irimo iragusezanya ko izakurinda ibitego bigiye gufata ababivanze. Wivangavanga ngo witiranye, ahubwo kora icyo Imana ishaka. Wishimire kuba mu mugambi w'Imana, wihutire gukora mu bushake bwayo. Ni ukuri ziyubahisha ku buzima bwawe kandi izakugirira neza. Rambwira ngo genda ubwire abashumba ngo mbese ko Imana yabahaye kuyobora intama, mukaba musigaye intama muzisambanya. Ese nyiri murimo kaje, uwabahaye umurimo kwaje azabahembera izo ntama mwirwa mutera inda mukanihakana abo bana?
mwango genda ubwire abahanuzi birirwa bahanura ibinyoma, abandi bakizuza imyuka bakavuga ngo ni umwuka wera, bagahanura ibinyoma, ngo ubabwire ngo inkoni yanjye irabaziye, ngo kandi nzabakubita, ngo ntabwo nzabababarira. Arambwira ngo genda umbwirire abakristo bakizwe, be gukizwa ku myamba, ngo nibagera mu magambo bareke gukizwa, be gukizwa mu myambarire, nibagera mu ngo zabo bareke gukizwa. Umbwirire abagore bagandukira abagabo babo, ubabwire bareke kwita abana nabahaye mbakunze amazina y'ibigeragezo ndetse n'andi mazina by'ibyo ntazi, ahubwo babwire ngo abo bana nababahaye mbakunze, ngo ariko kubw'inkoni imanuye igihe kirageze ngo mbisubize, ngo maze nzarebana n'uzandukira mbaza ngo mbese wampaye umwana. Ngo uzabwire abavuga butumwa bavuga ubutumwa bataka ibiguzi, bavuga ubutumwa bukura abantu mu byaha, bavuga ubutumwa bukura abantu mu nzaratsi, bavuga ubutumwa bukura abantu mu busambanyi, bavuga ubutumwa bukura abantu mu bapfumu, ngo nanjye nzabaha umugisha, ngo kandi uburinzi bwanjye buzaba kuri abo. Ngo gereza ndazifunguye, ngo kandi nzifunguriye abantu nzifunguriye ni abantu biyuzuza umwuka wera, bakavuga ibitandukanye n'ibyo nshaka, bakavuga ibyo babwirijwe n'abana b'abantu, ngo bakavuga ibintu bihabanye n'umugambi wanjye, ngo abo ngabo gereza nazifunguye kuri bo, bazavuga ubutumwa babafunge kandi bazafungwa bakubitwe, ngo iboko byabo narabimanuye, ngo bazabakubita rwose kandi nzaba mbareba ndi kubaseka mbakine ku mubyimba. Arakomeza arambwira ngo ugende ubwire abakobwa, ubwire abasore ngo bareke gusambana, bakomeze kwita abakobwa, bareke kuguma mu busambanyi, ngo bahindukire bagume bita abakobwa, bahindukire bagume bita abasore, ahubwo ngo ubabwire bareke ubusambanyi, bareke ubusinzi, bave mu kigare, nzabubasaba ingo nzabubakira. Umva agejeje mu bukure, yumva yashaka azansaba urugo, nzamuha urugo rwiza. Wari kuzaguma kwiyabagiza mu mayira abiri, bazamutera inda, abure hepfo abure na ruguru, inkoni yanjye ntizizamukubita kandi n'uwayimuteye nawe izamugeraho. Iminja zirimo zirarira mu matwi yanjye, ariko ngo igihe kirageze nzibagabize, zijye zirara zibabuza amahoro, zirare zirira mu matwi yabo, ngo maze nanjye nibaza banganyira ngo babuze amahoro n'ibitotsi, aho kugira ngo mbakize ayo majwi nzajya nyakuba kabiri. Ubabwire ngo bafate umwanzuro muzima, bareke kwica amanywa na nijoro. Rero mesaje nagomba kuguhereza niyo ngiyo. Urakoze cyane, nta kindi twarenzaho kuri mesaje Imana itanze. Mukozi w'Imana, umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa se ibindi bisobanuro, cyangwa akadifuza kugira icyo yakumarira, kuko abakozi b'Imana baba mukeneye utuntu twinshi ko kubafasha muri uru rugendo, cyangwa se akanifuza ko yakugira inama, cyangwa akifuza ko wamuheka mu buryo bw'umwuka, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ngendanwa ni 078 068 92 62. Ndayisubiramo, 078 068 92 62. Murakoze cyane wewe waresemo kubana natwe. Imana amahore guhereza umugisha. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, kandi ikiganiro cyangwa se ubu buhanuzi ubwoherereze n'abandi, ndetse ikindi nagusaba no kugira ngo wandike comment cyangwa se igitekerezo tumenye ibyo dukosora. Nkuko twatangiye no gusenga Imana, nyemerera n'ubundi dusubike dusenga Imana. Karibu nisengesho. Murakoze cyane. Uri Imana yacu bwite, uri Imana ishoboye byose, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Mbere na mbere ndagushimye kuko watangiranye natwe kandi ugiranye natwe ku musozo w'iki kiganiro. Amahoro nta gikuba gicitse, uhabwe icyubahiro.
benshi bajya batangira bagiramo hagati satani akivanga ntibikunde, ariko twebwe wadushoboje, icyubahiro ni icyawe. Iki nacyo ni kimwe mu bitangazo ujya ukora, n'iki ni igitangaza unkoreye ndaha hantu, icyubahiro ni icyawe. Ndagushimye kuko ukomeje kushyigikira mu ivugabutumwa ryanjye rya buri munsi, icyubahiro ni icyawe. Gushime ko n'uru rubuga narwo washyiriyeho kugira ngo ubutumwa bwawe busakare mu gihugu hose ndetse no hanze yacyo, ukomeje kubateza intambwe ijya mbere, icyubahiro ni cyawe. Ndagushimye kuko ukomeje kuduhaza uburame n'ubugingo, icyubahiro ni cyawe Mwami Imana. Reka ngusabe unyemerere nk'uko ibyanditswe byera byatubwiye ngo byatubwiye ko wasezeranyije Yeremiya kuzamurinda, ubu bwoko usezeranyije ko uzaburinda, uyu muntu usezeranyije ko uzarinda, uyu wakugiraho umugisha agatega amatwi, cyangwa se nurakurikirana iki kiganiro akagutegera amatwi, agafata umwanzuro muzima wo kuva mu rungabangabo n'ibyo yarahereremo bitagweshaga icyubahiro. Mwami Imana, uyufashe umwanzuro, ndagusabye ngo iri sezerano nawe rimugereho, umurinde mu gihe iyi nkoni yawe iraba imanukiye umuntu wese uhagaze mu mayira abiri. Unyemerere umurinde kandi umurindane n'umuryango we, unyemerere umurinde kandi umurindire aho ari, unyemerere umurinde kandi umurindane n'ibye, unyemerere umurinde kandi umukure mu madini, umushyire mu itorero ryawe, umukure mu rungabangabo, umushyire aho umwishimira, handi azajya akomanga ukamukingurira, yakubwira ikibazo afite ukurukira kugikemura. Nyemerera nyagora ku ngoma Imana, uyu nguyu wadukurikiranye wafashe umwanzuro muzima wo kuva mu bapfumu, umukirize ubuntu, umuhe ikimenyetso cy'uko uri Imana ikiza. Muhindure ubuhamya kugira ngo agende ahamiriza abatakwizera ko ukiriho kandi uvuga bikabategeka bigakomera, abe igihamya gihamiriza abandi bagifata ingendo zijya mu bapfumu ko utanga bizinesi ugatanga icyerekezo kizima. Umuhindura igihamya, uyu nguyu ufashe umwanzuro gihamiriza ba bandi bisunga imbaraga z'abakonikoni, bakisunga imbaraga z'abapfumu, bakisunga imbaraga mvakuzimu, we ahinduka igihamya cy'uko Imana ikora igitangaza kandi ikarema amashimwe. Urakoze nyakubahwa Imana. Uburinzi bwe niwe ku Banyarwanda, ku bavugabutumwa bagenzi banjye bafashe umwanzuro muzima, uburinzi bwe niwe ku bahanuzi bafashe umwanzuro muzima, uburinzi bwe niwe ku pasitoro bafashe umwanzuro muzima, uburinzi bwa niwe ku bashumba bafashe umwanzuro muzima, uburinzi bwa niwe ku baririmbyi bafashe umwanzuro muzima, uburinzi bwa niwe ku bakobwa n'abasore ababyeyi batubyara bafashe umwanzuro muzima, uburinzi bwa niwe ku bapfumu bafashe umwanzuro wo kureka gupfumagurira abantu bababeshya. Uburinzi bwawe ni bube ku muntu wese ufungura iki kiganiro agafata umwanzuro ashingiye uko ijambo ry'Imana rimutegetse. Urakoze Mana yacu, ngaho ukomeze ubane na buri umwe. Urwaye umukize, si ubwa mbere nkubonye ukiza, mu maso yanjye wajya uhakiriza abantu benshi nkabibona kuri Imana ikomeye. Wagiye ukiza abantu bagumbashye bakamara imyaka 5 ukabaha urubyaro, ugenda ukiza abantu Uwiteka Imana badedemangaga ukabaha kuvuga, ugenda Uwiteka Imana ukuramo abantu uburwayi. Hari umubyeyi tujya tubana wakijije kanseri, ndagushima. N'aba bafite indwara rero, reka ubahe ikimenyetso cy'uko uri Imana ikorera muri twebwe imirimo n'ibitangaza. Ubakize utabatse ikiguzi kuko utaka ikiguzi, ubakize uruzerero, ubakize uburushi, ubakize Uwiteka Imana. Wigishe n'abantu bawe gukora, ko ari abantu bibwira ko bakorera imigisha, bakibwira ko bagiye kubaka kandi barimo barisenye nabo ubwabo bagasenya n'ingo zabo. Wigisha abantu bawe gukorera umugisha nyakuri, ubigishe kugukorera nyakuri kuko uri Imana igira neza. Wigisha abantu kubaka, wigisha abantu Mwami Imana Nyiringabo kukumvira, kandi wigisha abantu bawe
kubaka kuko ijambo ryambwiye ngo utabasha kwiyubaka no kubaka urugo rwe ntabwo yabasha kubaka abandi. Reka wigishe utwigishe mwami tumenye kwiyubaka, tubashe kubaka n'indi mitima iri hanze hano. Urakoze, urinda abantu uburwayi, barinde uruzerero, barinde imyuka ibatera bagashitagurika, barinde mwami Imana, urinde abana bari ku mashuri, abana bajyayo ndetse banagira amanota meza bajya n'ubwenge, ariko ugasanga amandangamanota zabo zijari mbi. Ubahereza ubwenge, imyuka mibi yakaranduye ibarinde ibakize, ubahereza ubwenge, ubaha ubumenyi, kuko uri Imana igira neza. Uyu mubyeyi wakumviye, uyu munyeshuri wakumviye, unyemerere umuhe ubwenge buvuye mu ijuru, kandi umushireho igitinyiro cyawe, umusukeho umwuka wera wamuhangeho, igikundo cya kimuganze. Urakoze Yesu, kuri umwuka mubi ku bantu, bakuremo ikoshi, mivumo bavumye n'ababyeyi, mivumo bavumwe n'imiryango, mivumo bavumwe n'abapfumu, mivumo bavumwe n'abana b'abantu, uyibavumure kuko uri Imana. Usige igikundiro uyu mukobwa ufashe umwanzuro, usige igikundiro uyu musore ufashe umwanzuro, bakure mu rungabangabo no mu ruzerero. Weshobo kuri Imana, nanjye nimbyumva ko ari umuntu watanze watambukije ishimwe kuri iyi studio, nanjye nzagushima, ngushimire ko wakoze imirimo n'ibitangaza kuri uyu munsi wa none. Urakoze, ndagushimiye kuko uri Imana umva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Urakoze cyane we wabanye natwe. Imana y'amahoro ikugirire neza cyane. Shalom.